Amen. Shimana tumasi wakati tugiye gutangira umwanya wacu wo gusenga. Kadusabe Debora dusengere na mami adusengere hama dukomeze gahunda zo gusenga. Haleluya, haleluya. Turagushimira Kristo ko watanze ingabo nyinshi kugapfa ku bwacu. Turagushimira ko wemeye ko uyu munsi w'amahoro duterana. Turagushimira Yesu Kristo ko watugeza mu mahoro. Hari byinshi byahize ubugingo bwacu, ariko ntabwo icyubahiro kuko watwimanye. Yego. Dore Mana, tugiye gutangira amateraniro yacu. Reka uyaduheremo umugisha kuko ushobora byose. Reka Mana, tuvuge icyobo cy'abo dusengana kuko ushobora byose. Ntuzubane na buri muntu wese uri aha hantu, buri wese akubone nk'uko akwifuza. Utangirane natwe kandi usezerane natwe. Nawe nubane natwe kuko ushobora byose mu izina rya Yesu. Amen. Mwami wanjye, turi imbere ya Yesu Kristo muri aya masaha. Haleluya. Data mwiza, utwishimire. Shima, twishimire papa. Akora byose kuri twebwe. Mwami mwiza, muri aya masaha, data mwiza, turi imbere yawe Mwami. Turi imbere yawe Yesu Kristo. Data mwiza, muri aya masaha Mwami mwiza, turi imbere yawe, turakweretse ibyo turi mu Mwami mwiza, turakweretse amateraniro y'umunsi Yesu Kristo, turakweretse amateraniro y'umunsi yo kwa kane Mwami mwiza, utweze kandi udutunganye Yesu Kristo, kubera ko data mwiza byose ibyo tugiye gukora Mwami, tukore ubushake bwawe, tukore ibyo ushaka Mwami mwiza. Data mwiza, muri aya masaha icyo twanze ikirogo yacu y'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data mwiza, turakweretse data mwiza byose Mwami mwiza, umuntu wese uri aha hantu turakweretse n'abaye bazakukurikira data mwiza, aya materaniro y'umunsi wo kwa kane Mwami mwiza, izabahembure bose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data mwiza, turi mu mwanya w'abakristo b'isoko y'umugisha bose, abari hirya no hino Mwami mwiza, abagiye mu kazi, bari mu rugo, bari bafite gahunda yo kuza batabonetse Mwami mwiza, bose turabakweretse Mwami, kubera ko Mwami mwiza turabizi neza ko ugomba kuba uri mu ruhande rwabo. Data mwiza, ngaho rero dushigikire Yesu Kristo kuri gahunda turimo Mwami mwiza, umuririmbyi n'abari we, uwigisha n'abari we, ukamera n'abari we, wese hamwe n'abari twebwe Mwami Shima Yesu Nazareti, umwuka wawe ukore muri twebwe. Data mwiza, dukomeze Mwami mwiza, tujye mu nzira yawe uko bikwiriye, izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen. Haleluya. Katuririmba indirimbo 35 Gakiza Rwanda. Yesu Yesu angize kumuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, kandi rero kandi yarambabarira ngir'impuhwe, yamviriye amaraso
twakomeje kuguhimbaza, turaguhimbaza, turaguhimbaza. Umuvandimwe warakoze Kristo. ibyo bintu yabitangiye ikiguzi kuko yatanze ubuzima bwe agatanga igihe cye, akaza akava mu ijuru, akareka icyubahiro yari afite mu ijuru, akareka akamanuka akaza mu isi yanduye. Nta kindi cyari kimuzanye, cyari ukuza kuduha ubugingo, cyari ukuza kuduha identite abantu batari baduhaye, cyari ukuza kuduha identite abantu bakomeye batari bafite baduha. Turagushima Yesu ko waduhaye ubuzima, ko waduhaye tufite ibisobanuro. Ubu ngubu mbere ntabwo twari ubwo, ariko uje muri twebwe mbere ntabwo twari abana, ariko twebwe tukwizeye duhishurirwa ko wowe uduhesha kuba abavandimwe bawe, duhishurirwa ko uduhesha kuba abana b'Imana, uduhindura abana b'Imana binyuze mu mubabaro, binyuze ku murimo mwiza wakoze uwo kutwitangira ku musaraba, ugapfira ibyaha byacu, ukadukuraho urubanza, ukadukuraho umugayo, ukadukuraho ibyaha yadushizeho, ukadukuraho ibyaha bya kamere, ukadukuraho ibyaha by'ibyaha. Warakoze mwa. Haleluya, haleluya. Amina. Umwanya wo gusenga mama, turavuze ngo ngwino ubane natwe mu izina Shimwa Yesu Kristo, warakoze. ahari Warakoze Yesu. ako yagerayo agatanga ibitambo, yewe yakongera no gutaha akibuka ko abana be hari aho bagiye, kugira ngo abo bana batahungaye n'urubanza. Umutambyi wacu mukuru Yesu ni uhora dutambira, ahora dusabira. Haleluya. Yabikoze abiduhe, yaduhesheje umubabane ku Mana. Natwe turagushima Mwami, turagushima. Ndavuze ngo banze utweze, udukureho umugayo n'urubanza. Ahari twarebye turacumura, yewe n'ibitekerezo byacu byagiye kure, ariko Mwami Yesu turasabye kugira ngo amaraso yawe y'igiciro yongera tweze, atuboneze, adukureho umugayo n'urubanza mu izina rya Yesu. Kandi Mwami Yesu, muri uwo mwanya turavuze ngo ibitabo by'Imana bikurweho, turavuze ngo ineza yawe itwomeho, turavuze ngo Mwami Yesu ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abaririmba ntabwo ari bo, abigisha ntabwo ari bo, n'abayobora ntabwo ari bo, ahubwo twebwe tubureho gukora imirimo n'ibitangaza. Ibyo bateguye gukorera muri uno mwanya ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Bane natwe turahangaha, n'abadukurikiye bari hirya no hino ku isi, ku mpande z'isi zitandukanye, nabo bane nabo mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo umwanya nk'uyu nguyu uwukirizemo indwara, turasenze kugira ngo umwanya nk'uyu nguyu uwutangiremo akazi ku bashomeri, tuze umwanya nk'uyu utange ibyo kurya ku bana bawe, tuze umwanya nk'uyu nguyu ukemura ibibazo byose, kandi buri muntu wese umukemurira ikibazo ugihereye mu mizi, kuko byose urabishoboye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Shimwa. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amina. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ije kubakira abantu turi kumwe n'abantu tutari kumwe hano, nabo ndabakiye mu izina rya Yesu. Uyu muririmbyi aramfashije cyane, aravuze ngo ni Yesu wangeze kuba umuvandimwe. Abavandimwe bo muri ino si hari igihe baduhinduka bakadusiga, ariko Yesu we Shimwa. Abadahinduka. Yesu yaravuze ngo azahorana natwe. Ikintu cyatangaje mu minsi yashize, naje gutangazwa nuko Yesu aje no kujya mu ijuru. Yaravuze ngo ntago nabasiga nk'imfubyi, aho nzaboherereza umufasha. Avuga ikintu gikomeye ngo uwo mufasha azabana namwe ibihe byose, kandi yavuze ngo
igihe mba ndimo kuyobora ariko nkibuka ko tugiye naho nkumva mbuze ibintu mvugaho ko ibintu byose tugiye kubona nkumva twabiririmba nk'ubu ndumva ibintu binyuze ndumva twavuga ngo nduwiwe hari uri kuririmba akambwira ngo igituma ndirimba ikinera nuko mfisa amahoro adatangwa n'isi hari bingoye iyo hari bingoye hirya hino na nzira numvijwe ry'umukunzi ambwira ngo sinye igituma ndirimba
Imana kubw'amaraso abiri ku musaraba turagushimiye. Wajyora papa wakoze imirimo n'ibitangaza abana b'abantu batabashaga gukora. nukuri nimba zacu nizo yishimiye imibabaro Yego! iyo yikoreye ariko twebeho atekereze Ahora dice de bene santo la akubiswe kandi yazize ibyaha byacu yakubiswe
abawe bose bagire neza kubw'ubuntu bwawe. Uri intwari mu ntambara, urarwana urugamba ukarwana neza, nta kintu na kimwe cyabasha kurogoya umwami wawe. Uratangaje Yesu, uri kwizerwa mubyeyi mwiza, ntushirwe hejuru kandi ushimwe papa. Teka Mana yanjye Zima zitumye nongera kuvoma imbaraga zawe. Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma imbaraga zawe, imbaraga zawe. Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma zitumye nongera we, zitumye nongera kuvoma zitumye nongera, zitumye nongera amashimwe, zitumye nongera, zitumye nongera kuvoma asante mubyeyi mwiza. dushimire Imana, tuyikomere amashyi mu izina ryayo. Haleluya, Amashimwe yawe papa. haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nagushimye papa. Warakoze papa. Warakoze kuturinda, ukarinda Nyagasani n'ubugingo bwacu n'imibiri yacu. Warinze abacu bose. Haleluya, 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 haleluya. Tugiye gusenga. Asante Yesu. Yo, turi mu mwanya Haleluya, 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 haleluya. gusatira kumva ijambo ry'Imana, ariko mumfashe dushimire Imana. Abantu barwaye ariko bakabona bakize kandi babona byari byanze, mumfashe dushimire Imana. Yego, turayishimiye. Abantu uyu mwaka byarangiye impanuka zitabatwaye kandi biga bageze nta cyumweru nta minsi ibiri yashira uko bagenda bakabona imodoka zahiritse abantu. Mureke dushimire Imana, dukomere Imana. Haleluya. Ntanze amahirwe ntanze akanya k'amasegonda nka 10 kugira ngo umuntu atekereze ibintu yumva ashaka gushima Imana. Tujye gusenga twese dusenga
buri muntu wese asenga dushimire Imana twebwe ngo warakoze kuturindira umwaka warakoze warakoze kuri ubugingo bwacu warakoze kuninda warakoze kunindira ubugingo warakoze kuri ubugingo bwacu warakoze papa warinze ubugingo bwacu
kuturinda no kutwitaho. Dawidi yavuze ngo umuntu ni iki ko wamuremye ukenda kumunganyana ukenda kumugera nk'Imana. Twebwe turi iki? Haleluya we, haleluya we, turagushima, turagushima. Umwanya wose twatambutse turagushimiye, tugushimiye ibyatambutse byose. Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Turagusabye gutwara natwe muri uwo mwanya tugiye kwinjiramo kumva ijambo ryawe. Ganira natwe mwana, komeza utubwire icyo dushaka. Haleluya, haleluya. Uneshe ibitugerageza, ukomeze utugwize. Ijambo ryawe riba ryinshi rikwiriye muri twebwe. Yeri papa. Reka twumve ijambo ryawe kuko twasobanukiwe ko kumva kuzana kwizera kuzanwa no kumva ijambo ryawe. Ukomeze utuganirize binyuze mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Turabizi neza ko Shema Yesu. Video ntabwo ari mubi. Wabwiye Yeremiya wawe nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari bibi ni byiza. Umugambi wawe ni muremure kuri twe. Shema Yesu Kristo wa Nazareti. Usengera umukozi wawe nawe ntabwo ndi kuri urwo rwego rwo kumusenya. Umutoranya sinarema, umusukaho amavuta sinarema, ntabwo mbizi igihe wabikoreye. Ariko mu mwami si we nseye, ahubwo nsengera umutima wawe, nsengera n'imitima y'abantu bagiye kumva ijambo ryawe kugira ngo ubaganirize Shema Kristo wera. kuko ndabizi neza ko uko byagenda kose marayika ushinzwe ivugabutumwa ari bubane nawe, aramufasha, arahagararana nawe, kandi umwuka wawe wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Atari wa wundi wahangaga ku bantu kera, umwe washimye kaza kubana nawe, akavuga ngo uwo nguwo azabana nawe, azabayobora, azabereka ukuri ko wongera iki wavuga ngo azenda kubyada. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu yenze kubyadata nkabiduhe aciye mu mukozi wawe. Habwe icyubahiro mwana, turabizi neza ko byose ubikorera kwibahisha. Byose tubisabye tugukomera amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Karibu. Imana ishimwe cyane kubw'urukundo rwayo. Mbega ibihe byiza byo gusenga. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibihe byiza byo gusenga ngo bijye bidutarura mu mpagarara. Haleluya, haleluya. Ntabwo twabivuga ngo tubisobanure. Ariko njya ntangazwa cyane nuko Imana yaduteguriye ibi bihe nk'ibi ngibi, ngo tubashe gusabana nayo. Niyo nzira yonyine Imana yashyizeho yo kugira ngo tuganire nayo. Masengesho niyo tuganira n'Imana. Haleluya. Iyo usenga Imana uganira nayo, ukavugana nayo, ukayibwira nayo ikagusubiza. Alokali bene santoravaye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana yanditswe mu gitabo cya Yesaya. Mwanditsi Yesaya 59, turasoma umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Ni amagambo magufiya cyane tugiye kuganiraho gatoya. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri 59 Yesaya aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka Imana, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Mwama tugire neza cyane. Haleluya, haleluya. Lekesi ya mando la basta. Kichumweru nayo na Mwuka Wera kugira ngo tujye tuganira ku magambo avuga kugendera mu bushake bw'Imana. Kuba mu bushake bw'Imana, kugendana n'Imana uri mu bushake bwayo, nasanze ari ikintu Imana yifuza ku bantu bose bamwizeye.
bakitirirwa izina rye. Abantu bose bitwa abana b'Imana, abantu bose bitwa abakristu, abantu bose bitirirwa izina ry'Imana, nasanze ari ikintu cy'ingenzi cyane kugendera mu bushake bwayo. Nasanze ari Imana twifuriza twese ko tungana. Haleluya. Ubushake bw'Imana ni ikintu cyiza cyane. Nubwo abantu benshi usanga bavuga ngo ubushake bw'Imana burasharira, ariko njyewe muri experience yanjye n'uburyo maze kubana n'Imana nasanze atari ukuri. Ahubwo nasanze bari kongera irindi jambo, ubushake bw'Imana burasharira ku bantu batabushaka, ku bantu batabwifuza burasharira, ku bantu batabwinjiramo neza nk'uko bikwiriye burasharira. Ariko ubushake bw'Imana ku bantu babwemeye, ku bantu bemera Imana ko bayobora, ubushake bwayo ni bwiza cyane, buraryoha cyane. Haleluya. Kubana n'Imana ugendera mu bushake bwayo ntabwo isa nabyo, biraryoha cyane. Cyakora ku bantu batirwana nabyo, ku bantu batari babyemera, ni ukuri birasharira kandi ndetse biragoye cyane. Ariko ku bantu babyemeye, Imana yo mu ijuru ijya ibashoboza bakaba mu bihe byiza byo kuba mu bushake bwayo. Haleluya. Rero Esawu yarabibonye neza, asanga mu by'ukuri Imana nta kintu na kimwe inaniwe gukora ku buzima bwawe. Ku buzima bwawe nta kintu na kimwe Imana itabasha gukora. Ku buzima bwanjye nta kintu na kimwe Imana itabasha gukora. Nta kintu na kimwe idashoboye, kuko ukuboko kwayo kurahari, ntabwo kwaheze. Imana yakoraga kuva kera, n'uyu munsi wa none niyo ibasha gukora. Haleluya. Ijambo rikatubwira ngo kuva kera kose uko yari iri n'uyu munsi wa none niko iri, ngo kandi niko izabaho no mu bihe bizaza. Haleluya. Rero ukuboko kw'Imana ntabwo kwaheze, n'ugutwi kwayo kuracyumva. Ni ukuri iyo usenga Imana irakumva. Haleluya. Iyo usenga, gusenga kwawe Imana igutegera amatwi ikakumva, kandi izakomeza kugutegera amatwi, ntabwo izabireka. Izakomeza ikumva iteka ryose, izakomeza igutegera amatwi. Ijisho ryawe uzajya hose rizakureba. Haleluya. Rizakureba cyane. Hano na hamwe uzajya ngo ijisho ry'Imana rike kureba. Natangajwe n'Imana cyane. Iyo nsomye amateka y'umugabo witwa Yona, ntangazwa n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Uyu mugaragu w'Imana tuzi amateka ye. Umuhanuzi Yona yahunze Imana, yahunze ubushake bw'Imana, aravuga ngo reka nyihunge. Impamvu yahunze ni iyihe? Nuko yari azi ko ari Imana igira urukundo, ngo imutuma ininiwe. Irangije amubwira ngo genda ubaburire kugira ngo batarimbuka. Umwana utavuga ngo nijya kubaburira, Imana irakora ibitandukanye n'ibyo ndibuvuge. Rero icyiza nuko nayihunga, sinjye kuvuga ibintu bitazasohora. Imana n'urukundo ihabwa icyubahiro, igira imbabazi mu buryo bwose bushoboka. Ivuze ngo lebene santoro bagre, uri umunyabyaha uzarimbuka, ukagaruka ugasenga, ukagaruka ikinga Imana irakubabarira. Ahunga ubushake bw'Imana, ngo aragenda ageze mu nyanja, aho bari kumwe bahura n'umuraba mwinshi cyane. Umuraba mwinshi cyane wenda kurimbuka. Arababwira ngo ibi bibazo byose, izi ntambara zose murugura nazo, ni njyewe uzibateje, kuko nahunze Imana, nahunze ubushake bw'Imana, ni njyewe ubateje ibibazo. Rero kugira ngo mugire amahoro, mukire kumvana mu bwato mukanjugunya. Imana itugire neza cyane. Ariko ikintu cyakuvuga ku rukundo rw'Imana nuko bamujugunye urufi rukamumira. Amara umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, arangije asenga ari mu nda y'urufi. Arasenga Imana arayitabaza.